iminsi iragoye, nitangazo narinje gutambutsa iminsi iragoye, ushaka ubyumve cyangwa ntubyumve, iminsi iragoye, ushaka ubyemere cyangwa ntubyemere. Aha ngaho sindimo kukwinginga, aha ntabwo ndi kugusaba imbabazi, ubu n'ubutumwa butambutse burakureba nanjye bundeba. Ntabwo iba yatanze aya matangazo kugira ngo itere abantu ubwoba, kuko Imana yacu ntabwo ari umugome, ntabwo yaje guhabura abantu, ntabwo yaje gutanga iterabwoba, ahubwo yaje kugira ngo ituburire dusenge Imana. Icyo nkundira Imana, ibitarabira bitwereka, ibitarabika biduhishurira, ikatumenera amabanga y'ijuru, ikaduha amakuru, ikatubwira icyerekezo. Nta nubwo azatwishimira, nta nubwo tuzigera tuba inshuti nawe. Uko atwanga natwe niko tumwanga, uko aduhangara natwe niko tumuhangara, uko ajya dutera akaturwanya natwe tujya tumurwanya mu isi y'umwuka. Rero niba ubwo bwami duhanganye nabwo, tukibwira ko tutazigera twuzura nabwo, nta mpamvu nimwe yo kubudebekera, kuko n'ubudebekera bwo ntabwo budebetse, buzaza bukugirire nabi. Ariko nuba amaso nkaba amaso, tuzagira icyo dukora twirukana izo mbaraga z'umwanzi. Hello, muraho neza, twongeye kubasuhuza. Yesu nashimwe, amahoro y'Imana abe muri mwebwe. Nkuko bisanzwe rero n'ubundi ni hano ni ku Ruhisho TV, ngiye ubasuhuza, nitwa Yvette. Nkaba nishimiye rero kubana n'umubyeyi wacu nanone, reka nawe mwakire abasuhuze. Tubashuje mu izina rya Yesu. Amazina ni yandi, ni mama Obrine. Twari tumaze iminsi tutaboneka ariko twagarutse, kadusenga Imana. Mana yacu, uri Imana igira neza, uri Imana ifite ubutware n'ubushobozi. Twarakubonye iminsi mibi tugoye, twarakubonye ibyago n'amakuba bitugezeho, uraturwanirira, uradutsindishiriza kandi dusohoka mu byo twari turimo amahoro. Turagushimye rero mu bihe byose byatambutse, intambara twahuye nazo wabaye Imana mu ruhande rwacu, ntabwo wadukojeje isoni, waraturinze. Turagushimye rero, ndi imbere y'ubwoko bwawe, hari icyo nzanye, hari icyo ngiye kubabwira. Reka mbure haboneke wowe, ni wowe uzi icyo wavuga, kandi imitima mwami izumva ubutumwa, izumvire, kuko mwami icyo ushaka nuko abantu bumva kandi bakumvira. Ngaho rero twiteho muri byose mu izina rya Yesu, urakoze. Amen. Amen. Mobrine, ndakwakiriye hano kuri Ruhisho TV, umeze neza ariko? Ntabwo ndashima Imana. Yego, ubwo rero inshuti zacu bavandimwe, nakiriye umubyeyi wacu kugira ngo agire icyo atubwira. Reka mwakira agire icyo atubwira, kuko hari icyo Imana yamudutumyeho, kandi rwose ndabinginze abantu muzakurikirana icyo kiganiro muzakikurikire kuva gitangiye kugera gisoje, ntimuzagisimbuke, kuko harimo ibintu byinshi bireba abantu benshi batandukanye kandi b'ingeri zose. Mobri, ndakwakiriye, ni karibu, gira icyo ubwira itorero muri rusange. Murakoze Imana ibahe. Reka dusome Bibiliya. Ubundi murabizi ko njya nkoresha Bibiliya isanzwe, ariko iki kiganiro tugikoze bwije, ntabwo nabasha kureba muri Bibiliya. Rero ngiye gukoresha telefone, ntabwo ari nzaduka, ni ibihingezemo. Tugiye gusoma muri Yesaya ibice 24, turahera ku murongo wa mbere tugeze ku wa 4, tugeze ku wa 5. Yesaya 24 umurongo wa mbere kugeza ku wa 5 haravuga ngo, dore Uwiteka arahindura isi umwirare, arayiraza, arayubika, atatanya abaturage bayo. Ibizaba kuri rubanda bizaba no ku mutambyi, ibizaba ku mugaragu bizaba no kuri shebuja, ibizaba ku muja bizaba no kuri nyirabuja, ibizaba ku muguzi bizaba no ku mutunzi, ibizaba kuguriza abandi bizaba no kugurizwa, ibizaba kuguriza inyungu bizaba no kumwishyura. Isi izanyagwa ihinduka umwirare rwose, kuko Uwiteka ari we uvuze iryo jambo. Igihugu kirarira kandi kibaye umuhonge, isi icitse intege ibaye umuhonge, abanyacyubahiro b'isi bacitse intege. Ngo kandi isi ihumanijwe n'abaturage bayo, kuko bishe amategeko bagahindura ibyategetswe, bakica isezerano ridakuka. Imana mu ijuru nitugirire neza. Aya magambo ntabwo nyasomye kubera ko ari amagambo nashatse gusoma, na magambo asharira mu buryo bugaragara, ntago ari amagambo wabwira umuntu, kuko ntago ari amagambo aryoshye. Abantu bakeneye kumva amahumure, abantu bakeneye kumva ibitangaza, ariko wambaza impamvu none ntavuze ibitangaza kandi wenda Bibiliya ibifite. Iri jambo ni jambo nahawe n'umwuka w'Imana, ampira ijambo ngo nzarisomera abantu bose.
iri jambo rivuga ngo ibizaba ku muturage w'i Babuloni cyangwa se ibizaba ku mutunzi w'i Babuloni bizaba no ku mukene w'i Babuloni, ibizaba ku mushumba w'i Babuloni bizaba no ku bayoborwa b'i Babuloni, ibizaba ku mugabo w'i Babuloni bizaba no ku mugore w'i Babuloni, ibizaba ku musore bizaba no ku mukobwa. Imana imwishe tugire neza. Aya magambo narasomye numva nteye ubwoba, nsanga ni amagambo ataryohera umutima w'umuntu wakumva ibi bintu, kubera ko ni amagambo akomeye kandi ashari, ariko afite impamvu. Hari igihe kigera Imana ikavuga aya magambo cyangwa se igatanga ubutumwa bumeze gutya kugira ngo ihiture imitima y'abantu. Hari igihe imitima yacu bitaraye ugasanga abantu baranyanyagiye, imitima yabo yaranyanyagiye, ariko Imana ikaza gukangura imitima y'abantu kugira ngo abantu bagaruke mu buntu bwayo. Rero tumaze iminsi dutera intambwe, cyangwa se umaze iminsi utera intambwe umeze nk'aho urimo guhunga Imana, ariko Uwiteka arimo kukubwira ngo ibizaba kuri rubanda, ibizaba ku muturage, bizaba no kutuye, ibizaba ku mukire, bizaba no ku mukene, ibizaba ku murwayi, bizaba no ku murwaza. Imana niturengere. Wowe n'umutimanama wawe wari ukwiye kureba ukamenya, ese urugendo ndimo kugenda muri iyi minsi ya none Imana ije abona gute? Ese umutima wanjye Imana irawishimiye? Ese nge n'umwuka wera turahamanya? Wari ukwiye kwigenzura. Wowe uzakurikira ikiganiro dutanze aya masaha, wari ukwiye kureba ukabaza Imana ngo mbese aya masaha uje gutanga ingururano nakibona? Wari ukwiye kugenzura ukavuga ngo mbese Imana igarutse gutwara itorero wagenda? Wari ukwiye kureba ukibaza ngo mbese iyi nzira ndimo ni inzira y'ukuri? Uwiteka Imana adushyigikire. Ni amagambo atapfa kuryohera umuntu kubera impamvu. Rero Imana ijya kumpa aya magambo, nari mfite iyerekwa naryo rikakaye. Rero aya magambo niyo mpamvu nabanje kuyasegura, mbanza kuyasoma kuko nayo arimo ameze nk'ibyo ngiye kukubwira, ameze nka message ngiye gutanga. Imana ijya kumpa iyo message yari imaze kuyimpa, nibwo yampaye amagambo. Amagambo rero ni Bibiliya n'ubuhanuzi butavangiye, niyo mpamvu mbanje kuyasoma, ariko siyo yaje mbere. Nari ndyamye iwanjye ngiye kubona mbona ndose inzozi, nabonye umudamu cyangwa se umukobwa w'umuzungukazi yari arwaye diyare, ariko nakuze mu mvugo yacu bavuga yuko ari macinya. Yarwaye iyo ndwara akajya yituma, amaze kubona ko iyo ndwara arimo kwituma cyane, akajya yituma asiga mu mutwe, asiga amaboko, asiga umusatsi, asiga imyenda yose, arisiga umubiri wose arawurangiza. Arangije ntabwo yahagarikiye aho ngaho, yaragenda akajya ku rugo rw'umuntu agahagararayo, bya bintu yisize bikinjira mu rugo rw'uwo muntu ahagaze ku muryango, byakinjirayo nkabona burwo rugo baranduye. Yarirukanse igihugu cyose agenda ahagarara ku ngo z'abantu abahuye n'ababasanze, bose agenda abanduza ubwo burwayi. Ngiye kubona mbona abantu benshi cyane batatswe n'ubwo burwayi, abantu bwarabazonze, abandi bwarabishe, kuko n'uburwayi nabonaga bwihuse kandi budatinze. Noneho mbwirwa kubwira abantu yuko abantu bagombye kuba amaso bagasenga Imana, kuko umugambi w'abadayimoni ku buzima bw'abantu ni mubi. Ntago Satana twishimiye arimo gushaka kugira ngo yangize umubiri n'ubugingo, ariko birakwiriye kugira ngo urire nanjye ndire, Imana yunamura igihugu, kuko ibizi igihugu ntago ari byiza. Imipango y'abadayimoni cyangwa imipango y'ikuzimu ku gihugu ntago ari myiza, ariko nusenga Imana nanjye nkasenga Imana, Imana iragira ikikora. Nakomeje kugira iyerekwa, nabonaga bitanyoroheye cyane. Nabonye umuntu aza kumbwira nyuma yaho ngaho, arambwira ngo bugiye kwira, ngo n'igihe umuntu atakibasha gukora. Arambwira ngo uworoheje n'ukomeye bimugezeho, uciye bugufi. Ingeri zose z'abantu hari ibihe bibi bigiye kutwadukaho, ariko Imana irambwira ngo twaciye bugufi tugasenga Imana, ngo ibyo bintu ntago byakatugezeho. Imana irambwira ngo umunsi umwe ihagurutsa Yona imutumine newe. Yona yanga kujyayo kubera ubugome bw'abantu baho, ariko igihe kiragera urufi ruramumira rubasha kumugezayo. Aho rwamugerejeyo yatanze ubutumwa yihuta, kandi we yumvaga yifuza yuko n'ibyo Imana ivuze byasohora. Ariko Imana ntago ikora nk'abantu. Abantu b'inene barihannye, umwami wabaca bugufi yambara ibigunira, birangira Imana yunamuye ibyari bigiye kubazaho ibikuraho, yunamura igihugu. Imana igira ibyo ikora. Rero Imana yarambwiye ngo nimbwire abanyarwanda ngo nibegere basenge. Uwasengaga rimwe asenge kabiri, uwasengaga kabiri asenge gatatu, ngo ni igihe cyo gusenga tutishengesheje, ni igihe cyo gusaba uburinzi ku gihugu no kwitorero. Imana yarambwiye ngo insengero zisubiye gufungwa. Warabizi neza ko insengero zisubiye gufungwa. Turasakuza ngo barazifunze, ntabwo zirafungwa, igihe kirageze none ngo zifungwe ku mugaragaro. Rero Imana nitugirire neza. Wowe urimo kumva iyi message ntanze, nari ndimo kukubwira ngo mfasha dusenge Imana kugira ngo Imana igaruke ku gihugu cyacu. Uwiteka naturengere.
ibizaba ku mukene bizaba no ku mukire, ibizaba kurwaye bizaba no kumurwaza. Utaza kumva ngo birareba mama Obrine, utaza kumva ngo birareba Ivete, utaza kugira abo binagira wowe wikuyemo. Ibindeba birakureba, ibimpagurukiye biraguhagurukiye. Narinje kuguhira itangazo ngo ba mu mwanya umwe kugira ngo bitazaza bikaguhitana, kuko abantu binenewe Imana yarambwiye ngo iyo banangira bagakomeza kuba mu mwanya bari barimo, igihugu kiba cyararimbutse. Ariko baciye bugufi, amaze guca bugufi, Uwiteka agira impuhwe n'imbabazi, araza yirukana ibyago yari yabateguriye. Rero namwe muze dusenge, banyarwanda batuye igihugu cyacu, ni muze dusenge Imana kugira ngo Imana igire ibyo ikora, kuko imigambi y'abazimu ku gihugu cy'u Rwanda nagahoma munwa. Aho insengero zigiye gufungwa burundu, ukabura aho wasengeraga wabikerensaga, wabonye umwanya wo kujya gusenga ntiwagiyeyo, wabonye umwanya wo kuyikora ntiwayikoreye, ubu harageze ngo ubura aho uyikorera. Ariko wasenze Imana, nanjye nasenze Imana, ibingibi ntabwo byakatugezeho. Ntabwo ndi kuvuga ibintu byiza, naje gutyo nyine, ntabwo niyohereje, noherejwe n'umwuka w'Imana niwe wampaye ibyo bintu. Rero mureke dusenge Imana kugira ngo imipango y'abazimu iburizwemo, kuko Satani ntabwo atwishimiye, nta nubwo azatwishimira, nta nubwo tuzigera tuba inshuti nawe. Uko atwanga natwe niko tumwanga, uko aduhangara natwe niko tumuhangara, uko ajya dutera akaturwanya natwe tujya tumurwanya mu isi y'umwuka. Rero niba ubwo bwami duhanganye nabwo, tukibwira ko tutazigera twuzura nabwo, nta mpamvu nimwe yo kubudebekera, kuko n'ubudebekera bwo ntabwo budebetse, buzaza bukugirire nabi. Ariko nuba maso nkaba maso, tuzagira icyo dukora twirukana izo mbaraga z'umwanzi. Isanduku y'isezerano hari igihe kimwe yigeze kugenda itaha mu bwoko bw'Abafilisitiya. Abisiraheli bari babuze Imana yabo, kuko bari batakaje ikintu cy'ingenzi. Rero natwe mureke twe gutakaza ikintu cy'ingenzi. Amakuba n'ibyago yamaze kuzira Abanyarwanda, hariho indwara z'ibyorezo, hariho indwara zidasanzwe. Urabona abantu bafite uburwayi utasobanura, kanseri zamaze kuba nyinshi mu maraso, haje ibihaha, hariho indwara ziteye ubwoba zitigeze zaduka. Wavanga izi ndwara n'indi uzishoreye, nta wundi muntu wazanye izi ndwara ni Satani kugira ngo agaragaze Abanyarwanda gati. Ariko natwe muze dusenga Imana, mureke tube mu mwanya Imana ishaka. Irimo kuvanga abagore bazi kurira, muze murire, nimumara kurira murire ingo zanyu, murire abana banyu, murire abagabo banyu, murire igihugu. Imana nayo izigira ibyo ikora. Imana mu ijuru nitugire neza. Iminsi iragoye, nitangazo narinje gutambutsa. Iminsi iragoye, ushaka ubyumve cyangwa ntubyumve. Iminsi iragoye, ushaka ubyemere cyangwa ntubyemere. Aha ngaho sindimo kukwinginga, aha ntabwo ndi kugusaba imbabazi. Ubu n'ubutumwa butambutse, burakureba nanjye bundeba, burakureba nanjye bundeba. Narinje gutanga itangazo ngo impfu zikomeje kwiyongera, n'ubundi abantu bapfaga, ariko impfu zigiye kwiyongera, kandi impfu zigiye kuba nyinshi cyane. Rero urasoza umwaka ute? Urumva uyu mwaka ugomba kurwanamo intambara imeze gute? Ko tugeze mu marembera yawo, amezi 2 asigaye, urumva witeguye kurwana iyihe ntambara? Ese mu gihe gitoya gisigaye Imana irimo kugusaba nge nawe ngo tube maso, uri maso gute? Uwiteka Imana natugiriye neza. Nari ngutangarije iri tangazo ngo reka ibitotsi byo mu isi y'umwuka, wambara imbaraga, uze tube maso, tujye ku rugamba, ufate intwaro yawe, tujye gusenga Imana. Imana izigira ibyo ikora kandi ica inzira. Uwiteka Imana nabagiriye neza. Rero Imana ni umukozi w'umuhanga, ntabwo iba yatanze aya matangazo kugira ngo itere abantu ubwoba, kuko Imana yacu ntabwo ari umugome. Ntabwo yaje guhabura abantu, ntabwo yaje gutanga iterabwoba, ahubwo yaje kugira ngo ituburire dusenga Imana. Icyo nkundira Imana, ibitarabira bitwereka, ibitarabika biduhishurira, ikatumenera amabanga y'ijuru, ikaduha amakuru, ikatubwira icyerekezo. Rero navuga ngo ntabwo ari iterabwoba ry'umwuka w'Uwiteka, ntabwo ari iterabwoba ry'Imana yaremye isi n'ijuru, ahubwo yaje kukubwira nanjye mbwira, kugira ngo duce bugufi, dutunganye ubugingo bwacu, turwane intambara yo mu isi y'umwuka, kugira ngo Imana igire ibyo ikora. Sirimwe si kabiri Imana yaba yaravuze amagambo akomeye, ariko ikazi gaca inzira, kandi byahanuwe ntibisohore. Biri impamvu bidasohora nuko ari abantu barize bagataka, icyo kintu Imana ikagikuraho. Ariko tutabaye maso ngo dusenge, irabirekura bikahagera, kuko biba byabuze umuntu ubihagarika. Imana mwije tugiriye neza. Rero ku ruhande rwawe hagarika ibyo wumvishe, nanjye ku ruhande rwanjye mpagarika ibyo numvishe, ubundi turwane intambara yo mu isi y'umwuka. Ibindi byose birareba Uwiteka. Ariko nari nkubwiye ngo ibizaba ku mukene bizaba no ku mukire, ibizaba ku mutunzi bizaba no kudatunze, ibizaba ku murwayi bizaba no ku murwaza, ibizaba ku muhungu bizaba no ku mukobwa, ibizaba ku mugabo bizaba no ku mugore. Ibizaba biri mu ngeri zose, ntabwo byarobanuye cyangwa se ntabwo bizarobanura. Hari abantu bakunda kureba bakavuga ngo ibyo ntibindora, ntibyanambona, ntibyanangeraho, akagira ababiha. Ariko nari nkubwiye ngo nitangaza Uwiteka yarambwiye ngo rizagera ku muntu wari we wese.
hatabayeho gusenga imana ngo habeho kuba maso. Iki cyashyikira umuntu uwo ari we wese mu ngeri zose, ariko nihabaho kuba maso imana yakigizayo ibyari bije nk'ubumara buje kurimbura abantu, ariko imana ikabikubita ikabyigizayo tugatambuka. Rero tube maso. Nakunze kuvuga ngo tube maso kuko imana yarambwiye ngo nitube maso. Yaravuze ngo nidutake, iravuga ngo nituvuze induru, iravuga ngo nituyihamagare nayo izatwitaba, ariko nutayihamagara ntabwo izigere kwitaba kuko ntabwo uzaba wayitabaje. Imana mwishimye nitugire neza. Uyu munsi nta biganiro byinshi ifite, ni message nje gutanga. Nahagarikira aho ngaho nkavanga ibyo wumvishe nubishyira mu bikorwa bizakurinda urupfu, ibyo wumvishe nubishyira mu bikorwa bizakurinda ibigiye kuza, ibyo wumvishe nubishyira mu bikorwa ibireba abandi ntabwo bizakubona, ibyo ngibyo wumvishe nubishyira mu bikorwa Uwiteka Imana azaguha umugisha kuko yamanukiye gutanga umugisha kandi agomba kuduha umugisha, n'isezerano yaduhaye. Rero Imana ibaha umugisha, tuzasubira. Shalom shalom. Shalom Madrine, ntacyo nakongeraho hejuru y'ubu butumwa utanze. Imana duhe kuba maso, reka dusenge dusoze. Karibu dusenge. Mana yacu, nari imbere y'amaso ye kuko wari wantumye ndatumitse. Iyi ni inzira itanga ubutumwa bwumva benshi kuko ababireba ni benshi. Rero nari nsenze Imana nyibwira ngo ibyo wantumye ndabisoje, nirinze kugabanya no kongera. Mwami uko wambwiye niko mvuze, ntabwo ngabanyije nta nubwo nongereye. Rero ngwino uherekeze iri jambo ryawe, ngwino uherekeze iyi message, ngwino ugire ibyo ukora abanyarwanda babibone mu izina rya Yesu Kristo. Data twese uri mu ijuru, utugirira neza kuko turi ubwoko bwawe, utugire neza kuko turi intama zawe, uturengere kuko ni wowe kuturengera, uducira inzira kuko ni wowe kuyica, utubere maso Mwami, uturindire igihugu cyunamure, urinde abayobozi bacyo mu izina rya Yesu Kristo. Kandi imitima Mwami izumva ubutumwa, izumvire kuko Mwami icyo ushaka nuko abantu bumva kandi bakumvira. Ngaho rero twiteho muri byose mu izina rya Yesu urakoze. Amen.